aho tuza tukabona umugabo asangira n'undi mugore ni ikibazo. Aba baturage bakomeza bavuga ko ngo nuko umunsi w'ejo yasambanyije umugore muri centre ya Byabuzigi ngo yarangiza akamujomba icupa mu gitsina. Mbese yakenye kijyabarezi kino kijyabarezi cyo bavugaga imashini amaze kugikina kimuriye amafaranga bo aravuga ati rero ndakuntu je nahomba guca umugore nawe yari yasinze umugore ajyamye gato umugabo aje kumurongora atamuhagije none agira ute amushinga muri iryo cupa. Yavugaga ko umudamu yarongowe n'uwo mutekano muri muti agiye muri rya bizige ariko n'abandi bantu bashoboye kumenya bamurongoye babonye ko imbaraga ari ndende cyane kuri uwo mugore bafata icupa ritsindagiye mu gitsina ce. Ese iryo cupa warishyira mu muntu koko ubwo ari wowe wabikubwira wowe wabikora gusa urumva watari inyeshyamba uwo ni umwishi ntabwo agaragara nk'umuntu nta mutima wa kimuntu abagira. Iki ni ikibazo gikomeye kuza ukabyutsa umugore mu nzu aryamye n'umugabo ukamujyana mu yindi nzu birababaje cyane rwose. Nanone kandi bamwe mu bagore bagane na BTN TV bayitangaje ko ngo abagore bo muri uyu mudugudu ngo yabigabije. Agomba kuza nka gucya turahengeye mvuye guhaha mu soko ngo kurama ngaho nkugero akabikubwira guki mbone nkubone unge hose witwaje iki ikintu mvuza ni Kinyarwanda cyangwa ntari byamaho ngaho nkugero. Uyu mugabo Habimana Etienne akomeza avuga ko ngo niba yarekunze umugore we yamusubiza inkwano akamujyana ibishimangirwa nanone kandi n'abaturage bageze ahabereye aya mahano. Iyo ufatiye umuntu umucongo iki ngiki ibyatanzwe birasubizwa. Fawe niba uyu mugabo umutekana kunze uyu mugore wa hano uyamaze kutubwira ko atakimukene nta mutware ibyo atayimusubiza. Izo nzoga zimusubize ni 800 bye yijanira umugore atware ko akana karengane mutekano muzima n'urwungabanya umutekano mu mudugudu gose mutuvuganire gose abanyamakuru ngamye dufite ibibazo bidukomereye cyane.